Muvandimwe muri Kristo Yesu, twongeye guhurira kuri murongo w'umucyo w'isabato. Nongeye kukuramutsa mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, witeka duhana umugisha. Turi ku munsi wa kane, umunsi w'igihe twihaye cyo gusuzuma ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Tunejejwe nuko Imana ikomeje kuturinda no kutuyobora, kandi ukaba ukomeje kubana nanjye. Imana nawe guha umugisha. Hariho intambara, ariko Kristo akomeje kuturwanirira ku bw'iyi gahunda. Izina ryayo rihabwa icyubahiro. Ndakwibutsa ko turi kuganira ku nsanganyamatsiko twihaye ivuga ngo kuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ni igihe tuzamara uku kwezi kose tugusuzuma ibyanditswe byera, kandi ni rya jambo ryahanuwe rirushaho gukomera. Kristo aravuga ati muzamugize neza nimuryitaho, kuko rimeze nk'itabaza muri kacu z'umwijima rigakesha ijoro, kugeza aho inyenyeri yo mu turuturu izabandurira mu mitima yanyu. Kandi nanone ijambo ry'Imana ryongera kutubwira ngo ndakwinginze umvira ijwi ry'Uwiteka rivuga ibyo nkubwira, nibwo uzamererwa neza kandi ubugingo bwawe buzarama. Nkomeje kurarika umuntu wese unteze amatwi kugira ngo twumvire ijambo ryahanuwe, kandi twumva ijwi ry'Uwiteka rivugana natwe binyuze muri jyewe, kugira ngo bye kuba ibyanjye, ahubwo bibi byacu twembi, kugira ngo biturusheho kudufasha kwitegura Kristo ugiye kwerekanwa naza tuzamusanganire. Kuri uyu munsi wa kane tugiye kuganira amagambo akomeye. Tugiye kwinjira mu gitabo nyirizina cya Danieli. Tumaze iminsi tuvuga ibibanziriza nk'intangiriro itujyana mu byanditswe byera. Reka noneho twinjiremo rero. Nahisemo ko tuganira ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo insanganyamatsiko y'igitabo cya Danieli. Tugiye kuganira insanganyamatsiko y'igitabo cya Danieli, kandi tugiye kukirambura. Mbere yuko tukirambura, reka twicishe bugufi imbere y'Imana maze dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Tugushimiye yuko udukunda, kandi urukundo rwawe nirwo rutumye tudashiraho, ahubwo ukaba uduhaye amahirwe yo kugeza uyu munsi, ndetse ukaba wemeye yuko twumvira ijambo ryahanuwe, kandi bavuga ngo turyiteho maze ritubere itabaza kugeza aho Kristo yigarura imitima yacu. Ngo inubane natwe rero ubwo tugiye kureba amagambo akomeye mu gitabo cya Danieli, twibaza iby'insanganyamatsiko y'iki gitabo mu magambo abanza yacyo. Utuyobore ibitekerezo byacu bibure, ahubwo Kristo agaragare mu ijambo rye. Niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu, amen. Insanganyamatsiko y'igitabo cya Danieli niyo magambo tugiye kuganiraho. Ndakwibutsa yuko mu bidushishikaje muri iki gitabo cya Danieli tuzareba ibintu bitatu, cyangwa se ni ibintu bibiri. Icya mbere ni inyifato dukeneye no kwitegura akaga kadusatiriye muri iki gihe giheruka cyo gukora kwa Babuloni. Icyo ni ikintu cya mbere tuzakomeza kurebaho, kandi tugiye kugitindamo muri iyi minsi nk'icumi rwose tugiye gufata muri aka kanya. Icya kabiri tuzareba imikorere y'umunyabugome ari we Babuloni yo muri iki gihe, nk'uko byavuzwe mu gitabo cy'ibyahishuwe. Tuzabireba mu byumweru bibiri bizakurikiraho. Amagambo tugiye kureba ni magufi. Tugiye kurambura ibyanditswe byera byo mu isezerano rya kera mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli igice cya mbere, kandi turasoma imirongo ibiri yonyine niyo tugiye kuganiraho uyu munsi. Imirongo ibiri ibanziriza iki gice. Naratangaye, kandi Bibiliya ikomeza kundyohera, nkumva ndishimye cyane kuyimenya no kurushaho kuyiga, kuko iryoshye cyane. Nasomye iyi mirongo maze nsangamo insanganyamatsiko y'igitabo cyose cya Danieli. Reka nyasome twumve. Haranditse ngo mu mwaka wa gatatu Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami w'i Babuloni yateye i Yerusalemu arahagota. Uwiteka Imana amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwe. Twarabiganiriye ubushize uko haje kubaho ibitero byo kwigarurira ibihugu, maze Nebukadinezari aza gutsinda ubwami bwa Ashuri bwari bukomeye muri icyo gihe. Nuko igihe yari ahindukiye agiye guhamba umukambwe we, umusaza we, papa we Nabopolazari, yaciye Yerusalemu maze naho arahigarurira. Nuko
Muri aya magambo rero batubwira uko icyo gitero cyagenze. Hari mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, nuko Nebukadinezari umwami w'i Babuloni arazamuka avuye kwigarurira Egiputa, anyura i Yerusalemu arahagota, maze Uwiteka arabyemera, amugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Aya makuru aratangaje cyane, kandi ndagira ngo ubwe ko iyi mirongo 2 gusa ibanza y'iki gitabo tuyonamo insanganyamatsiko nyayo y'igitabo cya Daniel cyose. Reka nkubwire, turabonamwo ibintu 3 by'ingenzi. Icya mbere, Nebukadinezari yagabye igitero ku murwa ndetse no ku buturo bwera. Ndagira ngo iri jambo ubuturo bwera uryiteho cyane. Turabona Nebukadinezari yiyemeza kujya kugota Ubuyuda, agera no ku buturo bwera, ku rusengero rw'Imana, umuremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, rwa rundi Salomo yubatse. Icya kabiri tuzirikana, Nebukadinezari yafashe ubwoko bw'Imana bujyana mu bunyage. Turaza kubibona yuko abantu bamwe bagiye, ndetse bamaze kubitubwira yuko yamugabije Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijyana i Shinari mu rusengero rw'Imana ye, abishyira mu nzu y'ububiko bwayo. Amagambo akurikiraho twereka yuko yatoranije bamwe mu mfura, arabajyana, abajyanaho iminyago, maze ubwoko bw'Imana bwibona mu bunyage. Icya gatatu tuzirikana muri aya magambo, Nebukadinezari yafashe ibikoresho byerejwe umurimo wera wo mu buturo bw'Imana, byatoranijwe kuramya Imana y'ukuri, maze aragenda bijyana mu rusengero rw'abapagani, mu rusengero rw'Imana ye Maridoke. Izi ngingo uko ari 3 ziboneka mu gitero cya Nebukadinezari tumaze gusoma ku bwoko bw'Abayuda, ziraza kutubera icyitegerezo cy'igitero cya Antikristo mu gihe cy'imperuka, kandi ibyo niyo nsanganyamatsiko y'igitabo cya Daniel nk'uko tugiye kubibona. Reka twongere turebe muri Daniel igice cya 8 umurongo wa 9 kugeza uwa 10, hatubwira iby'agahembe gato, iby'ihembe rito. Ese hatubwira ngo iki? Daniel igice cya 8 ndasoma uhereye ku murongo wa 9 ahari ngeze ku murongo wa 12. Reka twumve. Kuri rimwe muri ayo mahembe hashamikaho agahembe gato, karakura cyane, kaba rinini, ryerekeye ikusi n'iburasirazuba n'igihugu gifite ubwiza. Rihinduka rinini rigera mu ngabo zo mu ijuru, ndetse ingabo zimwe n'inyenyeri zimwe ribijugunya hasi, rirabisiribanga. Nuko ririkuza ndetse riyeshyeshya n'umugaba w'ingabo, rimukuraho igitambo gihoraho, kandi ubuturo bwera burasenyuka. Izo ngabo hamwe n'igitambo gihoraho bihanwa mu butware bwaryo kubw'igicumuro, iby'ukuri bijugunya hasi, rikajya ribasha ibyo rigambiriye. Iri ni ihembe rito tubwirwa muri Daniel igice cya 8, ndetse n'igice cya 7 rivuga iby'iki gihembe ritoya, ariko igice cya 8 kirushaho kudusobanurira ibisa n'ibya cya gitero. Turaje tubisuzume neza. Kandi Daniel uretse iri yerekwa ryo mu gice cya 7 ndetse n'iryo mu gice cya 8 rivuga iby'ihembe ritoya, tugeze mu gice cya 10, uhereye mu gice cya 10 kugeza igice cya 12, Daniel yongeye kugira irindi yerekwa. Iri yerekwa naryo riratangaje cyane, ritubwira iby'umwami w'ikusi ndetse n'umwami w'ikasikazi. Ese uyu mwami w'ikusi n'umwami w'ikasikazi ho, umwami w'ikasikazi ugereranwa na rya hembe ritoya yavuzweho iki? Reka dusome mu gice cya 11 uhereye ku murongo wa 31 ndageza ku murongo wa 33, twumve icyo atubwira. Azahagurutsa ingabo ze zonona ubuturo bwera n'igihome, bakureho igitambo gihoraho, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi. Abaca mu isezerano azabayobesha kubashyeshyenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera bakore iby'ubutwari. Haleluya. 33. Kandi abanyabwenge bo mu bantu bazigisha benshi, ariko hazaba igihe kirekire bicwe n'inkota n'umuriro, bajyanwe ari imbohe. Tumaze kubona muri Daniel igice cya 8 iby'agahembe gato kagerageje kwikuza, karagenda kajya mu ngabo zo mu ijuru, ndetse gasenya n'ubuturo bwera. Tumaze kubona nanone umwami w'ikasikazi yuko yagabye ingabo, yagabye igitero ku murwa wera. Ziragenda, ingabo ze ziragenda zonona ubuturo bwera n'igihome, bakuraho igitambo gihoraho, bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Mbese ibi bintu birasa? Mbese ibi bintu byaba bisa?
Tumaze kubona muri Danieli igice cya mbere yuko umwami Nebukadinezari yagiye agaba igitero, kandi icyo gitero kibasira umurwa mwiza, umurwa w'Imana Yerusalemu, kandi kibasira n'ubuturo bwera bwari muri uwo murwa. Danieli igice cya 8 nawe atubwiye yuko iri hembe ryito ryibasiye ubuturo bwera, kandi muri Danieli igice cya 11 naho hatubwiye yuko umwami w'ikasikazi nawe yibasiye ubuturo bwera. Mbega ukuntu bitangaje! Icyo ni icya mbere. Icya kabiri twamaze kubona nuko uyu mugabo Nebukadinezari yagiye anyaga ubwoko bw'Imana buvana i Yerusalemu abujyana i Babuloni. Maze tugeze muri Danieli igice cya 8 tubona Antikristo nawe mu kunyaga ubwoko bw'Imana, mu kwibasira ubwoko bw'Imana yagiye yibasira ubwoko bw'Imana aribwo nyenyeri zivugwa muri Danieli igice cya 12, kubera ko batubwiye yuko iryo hembe ryikujegera hejuru cyane rimanura n'inyenyeri. Kandi dusoma Danieli igice cya 12 umurongo wa 3 hatubwira yuko abantu b'Imana bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko bakurwa mu buturo bwera bajyanwa mu bunyage. Umwami w'ikasikazi nawe niko yabigenje muri Danieli igice cya 11, yafashe ubwoko bw'Imana abushyira mu bunyage, cyangwa se abushyira mu gihome. Ongera ubisome neza muri wa murongo twamaze kureba 11:31 kugeza 33. Ikindi cya gatatu, ukuri k'ubuturo bwera kwarasiribanzwe. Twabibonye muri Danieli igice cya 2, twabibonye yuko uyu mugabo nawe yasiribanze iby'ubuturo bwera, afata ibikoresho byerejwe umurimo wera wo mu buturo bw'Imana, byatoranijwe kuramya Imana nzima, maze abijyana mu rusengero rw'Imana y'abapagani. Ukuri k'ubuturo bwera kurasiribangwa n'ihembe rito ryo muri Danieli igice cya 8. Kandi umwami w'ikasikazi muri Danieli igice cya 11 yahagaritse imirimo y'ubuturo bwera, maze yishyiraho gahunda ye bwite, ashyiraho ikizira cy'umurimbuzi. Niko twasomye. Ibi bintu tuzabisobanukirwa maze kuvuga ko mu byumweru 2 bizakurikira ibi ngibi tuzabisuzuma twitonze, dushakashaka ngo tumenye iby'iki gihe turimo, dusobanukirwe ibya Babuloni yo mu byamwuka iri gukora muri iki gihe. Ariko ndagira ngo nkongerereho icya 4. Haleluya! Nuko abantu b'Imana bazakomera, abantu bazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Niko tumaze gusoma muri Danieli igice cya 11 umurongo wa 33. Abantu bazi Imana yabo bazakomera, bakora iby'ubutwari. Kandi ndagira ngo nkubwire iki ngiki, muri ibi byumweru 2 bibanza ndagira ngo tuzafatanye kureba uko abantu bazi Imana yabo bazakomera. Mbese niki kizatuma bakomera? Muri Danieli uhereye mu gice cya 1 kugeza igice cya 6 hazabitubwira. Ndagira kandi nkubwiye ko iyo nsanganyamatsiko y'imikorere y'umunyabugome muri iki gihe cy'imperuka ari nayo nsanganyamatsiko y'ubuhanuzi twamaze kubona bw'igihe cy'imperuka, ubuhanuzi bugomba gusohora byanze bikunze ya apocalyptic prophecies. Dusoma andi magambo akomeye nsanga mu rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 3 kugeza wa 12 haduha andi makuru atangaje. Nshuti zanjye, aya makuru nayo aratangaje. Hatubwira iby'umunyabugome. Umunyabugome ugomba kubanza kwerekanwa, umunyabugome ugomba kubanza kugaragara mbere yuko dutaha Siyoni. Erega nicyo kibazo turi kwibaza, turi kureba ikuri kw'iki gihe mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli. Ni ukuri kw'iki gihe na Paulo yarakuvuze. Ndaza kuba kwibaza ikibazo. Reka mbanze nsome urwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 ndahera ku murongo wa 3, ariko si uwahera ku wa 1 ko ari byo byiza. Turabinginga bende data kubwo kuzaza k'umwami wacu Yesu Kristo no kuzamuteranirizwaho kwacu, kugira ngo mutanamuka vuba mukava mu bwenge, cyangwa ngo muhagarike imitima, naho mwaba mubitewe n'umwuka cyangwa n'ijambo cyangwa n'urwandiko rukekwa ko ruvuye kuri twe, bihamya yuko umunsi w'umwami wacu umaze gusohora. Turabinginga bene data kugira ngo mwite kuri aya magambo ubwo mutegereje kugaruka kwa Kristo. Muramenye mudashukwa, hari ibintu bigomba kubanza kugaragara kugira ngo tumenye yuko igihe cyo kuza kwa Yesu gisohoye.
kimwe rero mu bintu bizagaragara nicyo twabwiye mu gitabo cya Daniel, kandi Pawulo yakibukije abantu b'i Tesalonike. Reka noneho mpere ku murongo wa 3 twumve. Ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Inshuti zanjye, hari umunyabugome wahanuwe ugomba kubanza guhishurwa, niwe mwana wo kurimbuka. Nusoma aya magambo uzasanga Pawulo yari ari kuvuga amagambo aboneka muri Daniel igice cya 11, ndetse baraspecifies bagaragaza umurongo wa 36. Yari ari kuvuga iby'umwami w'ikasikazi. Rero uyu munyabugome ari we mwana wo kurimbuka azabanza ahishurwe mbere yuko Kristo agaruka. Mu gihe cya Pawulo abantu bibwiye yuko umunsi w'umwami wamaze kugaragara, abantu bamaze kujya mu ijuru. Harimo n'abantu bigisha batyo ku itorero ryagiye. Nigeze kumva bamwe bavuga yuko ibyo bintu byabaye mu cya 1914, imyigisho ziteye ubwoba zigaragaza ibintu bidasanzwe ariko bidafite aho bihuriye n'ijambo ry'Imana, bidafite aho bihuriye n'ukuri kwa Bibiliya. Nuko rero ntihakagire umuntu uboshye uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa, uwo niwe mwana wo kurimbuka, azarimbuka rwose. Umurongo wa 4, n'umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa, kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yerekane ko ari Imana. Ibyo nibyo bimuranga, tuzabisuzuma twitonze. Ndi kukubwira ko ariyo nsanganyamatsiko y'igitabo cya Daniel, kandi impamvu nahisemo kubikora gutya kugira ngo tubanze twumve insanganyamatsiko, nuko tuzabona yuko ibyabaye mu gihe cya Daniel muri ya Babuloni yo kwa Nebukadinezari nibyo bigomba kubaho no muri no Babuloni tubayemo, kugira ngo bitubere icyitegererezo kandi bidutegurire kuba duhagaze dushikamye tuzi Imana yacu, kugira ngo dukomere dukore iby'ubutwari nkuko abagaragu b'Imana Daniel, Sadraka, Meshake na Abednego bakomeje guhagarara bagakora iby'ubutwari. N'uwo mugambi turi mu rwa 2 rw'Abatesalonike igice cya 2 umurongo wa 5 niwongezeho. Nimwibuka yuko nababwiye ibyo nkiri kumwe namwe, kandi none muzi yuko ikimubuza ari kugira ngo azahishurwe mu gihe cye, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Kuza ko mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Ndagusabira nshuti yanjye utaba muri uyu mugabane w'abanzi ukuri maze bakishimira ibinyoma. Ubushize nigeze gukomoza ku bijyanye na Antikristo, bya bindi uburyo abantu basobanura ubuhanuzi, babandi bakoresha futurism n'abakoresha preterism. Twagerageje no gutanga ingero z'ababyizera gutyo mu Baprotestani. Mbega ukuntu uno munyabugome ari gukora mu buryo bw'ubuhenzi bukomeye bwa Satani. Mbega ukuntu gukora ko gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Nshuti zanjye, turasabwa gusuzuma cyane kugira ngo tutaba mu mugabane w'abanga ukuri, kuko abanga ukuri bazarimbuka rwose, bazarekerwa mu mwijima, ntabwo bazamenya ibyo ari byo. Ariko uyu munyabugome azahishurwa ubwo umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke akamutsembesha kuboneka ko kuza kwe. Rero ari gukora muri iki gihe, kandi ubwo Kristo azaza azamutsemba. Nshuti zanjye, tuzabisuzuma twitonze. Icyo ndashaka kubwira nuko yari yo nsanganyamatsiko y'ubuhanuzi bwerekeye igihe turimo, kandi nayo nsanganyamatsiko y'igitabo cya Daniel. Ntabwo ari aho bivugwa gusa, ahubwo igitabo cye byahishuwe uhereye mu gice cya 12 kugeza mu gice cya 20 harondora iby'imikorere ya Babuloni y'igihe giheruka. Tuzabisuzuma, ahari tuzatunyuzamo dutereye akajisho mu gitabo cy'ibyahishuwe turebe. Nugera mu gice cya 17 uzasanga iby'inyamaswa. Inyamaswa yavuye mu nyanja, inyamaswa iteye ubwoba, ihetse umugore w'umumaraya, kandi izina rye riratangaje ngo yitwa Babuloni ikomeye, kandi ngo ni nyina w'abamaraya bose. Ni maraya ukomeye kandi yitwa Babuloni. Ibyo ngibyo byose tuzakomeza kubisuzuma twitonze kugira ngo turebe icyo Imana idushakaho, dusobanukirwe n'ubushake bwayo. Naratangaye, njye nasomaga amagambo ari mu Bacamanza.
reka nkujyane mu gitabo cy'abacamanza, ni igitabo cyo mu isezerano rya kera. Igitabo cy'abacamanza, reka nkujyane mu gice cyaho cya 8. Igice cya 8 cy'igitabo cy'abacamanza gifite amakuru nacyo atangaje cyane. Harimo umugani, ariko ngo umugani burya ugana kariho. Dukwiye gutekereza kabiri ngo dusobanukirwe iby'ubushake bw'Imana kuri twebwe, twumve igihe dusohoyemo icyari cyo, tubashe kumenya kugeranjura ibihe, tubashe kumenya rya sengesho Dawidi yasenze muri Zaburi ya 91 murongo wa 12, avuga ati ya 90 murongo wa 12, utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Ni iki gihe cyo kugira isenga ahari kurusha ikindi gihe cyose ryasenzwe. Abacamanza ndasoma igice cya 9 umurongo wa 8 ndageza ku murongo wa 15. Ngiye kubacira umugani. Reka mbacira umugani. Kera ibiti byari bigiye kwiyimikamo umwami ngo abitegeke, byinginga igiti cy'umwelayo biti ujye udutegeka. Ariko umwelayo urabibaza uti, mbese narekeshwa amavuta yanjye akoreshwa ibyo kubaha Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umutini biti ngwino udutegeke. Ariko umutini uribaza uti, mbese narekeshwa uburyohe bwanjye n'imbuto zanjye nziza no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Maze ibiti byinginga umuzabibu biti ngwino udutegeke. Umuzabibu urabibaza uti, mbese narekeshwa vino yanjye inezeza Imana n'abantu no kujya mpungabanira hirya no hino hejuru y'ibiti? Murongo wa 14, ibiti byose bera ko byinginga umufatangwe biti ngwino udutegeke. Umufatangwe usubiza ibiti uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Umugani, ariko ngo umugani ugana kariho. Uzasoma iki gice witonze cya 9 wumve impamvu y'uyu mugani. Ariko uyu mugani nawe ubonyemo ibintu bitangaje. Hari ibiti bigera kuri 4 bivuzwe. Igiti cya mbere ni umwelayo, igiti cya kabiri ni umutini, igiti cya gatatu ni umuzabibu, igiti cya 4 ni umufatangwe. Aya magambo nyasoma nibajije ibibazo. Mbese ntaho bihuriye n'ubuhanuzi tubona muri Daniel igice cya 7? Hatubwira iby'inyamaswa enye zidasangiye ubwoko. Ya mbere yasaga n'intare, ya kabiri yasaga n'idubu, ya gatatu yasaga n'ingwe, ya kane yari inyamaswa iteye ubwoba y'inyamaboko. Nabyo ni 4. Nabyo ni 4. None se igishushanyo Nebukadinezari yarose mu gice cya 2 cyakigizwe n'amabuye angahe? N'amabuye nayo 4. Irya mbere ni zahabu, irya kabiri ni ifeza, irya gatatu ni umuringa, irya 4 ni icyuma. Nshuti zanjye, uko ibintu bigenda bimanuka nibwo bigenda bitakaza agaciro. Niko ibintu bigenda bitakaza agaciro gahoro gahoro. Mbese igiti cy'umwelayo si cyo giti hari gikomeye kuruta umutini? Kandi igiti cy'umutini kirakomeye kuruta umuzabibu, kandi igiti cy'umuzabibu ni cy'agaciro kenshi kuruta umufatangwe. Bino bintu birakomeye cyane. Maze umwelayo urangiza umurimo wawe uti, ntabwo reka mfite ibindi nshinzwe. Ariko amagambo y'umufatangwe aratangaje cyane, ndagira ngo uyiteho. Umufatangwe uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Nshuti zanjye, turi mu bwami bw'umufatangwe nidushaka tubyemere. Ubwami bw'umwijima w'icuraburindi. Mbese umufatangwe murawuzi? Ahari hari abantu batazi umufatangwe nk'abantu bo mu miji, ariko mbahaye umukoro wo kujya gushakashaka ngo mumenye iby'umufatangwe. Ntabwo uteye nk'ikindi giti. Ni ibintu biza bigakora igihuru, bigakora umwijima nyine. Nuko rero uyu mufatangwe uravuga uti, ubwo mushaka kunyimika ngo mbe umwami wanyu nyakuri, muze mwiringire igicucu cyanjye. Niba bitari iby'ukuri, umuriro uzava mu mufatangwe umareho imyerezi y'i Lebanoni. Mbese nicyo gituma abantu bari mu mwijima w'icuraburindi ku buryo batabasha kumenya icyo ukuri ari cyo. Umufatangwe ufite agaciro gake. Nitugera muri Daniel igice cya 2 tuzasanga ibirenge bya cya gishushanyo ari ibyuma bivanze n'ibumba. Nabyo ni ibintu nyine bidasobanutse.
nshuti zanjye, ndiringira ko Imana izakomeza kutwungura ubwenge kugira ngo dusobanukirwe n'iby'aya makuru, kandi ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru akomeye nshuti zanjye dukwiye kwitaho. Ndakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo wite kuri ubu butumwa. Nsoma amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 118, amagambo avuga ngo Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya no muri iki gihe cy'ubwami bw'umufatangwe muri Babuloni y'iby'umwuka y'igihe giheruka. Imana izaba igifite abantu bayo ku isi bakomeza Bibiliya, kandi Bibiliya yonyine nk'urufatiro rw'inyigisho shingiro n'ipfundo ry'ubugorozi bwose. Ibitekerezo by'abanyabwenge cyangwa imyanzuro ya gihanga, itegeko cyangwa ibyemezo by'inama y'abakuru b'amadini, nk'uko ubwinshi no kudahuza ari nk'iby'amadini bahagarariye, ubwinshi bw'amajwi si bwo bugomba gushingirwaho ku birebana n'ibyo kwizera kw'idini. Mbere yo kugira ihame cyangwa inyigisho ariyo yose twemera, dukwiye kubanza kwibaza niba bihuje n'iri jambo ngo uko ni ko Uwiteka avuga. Nshuti zanjye, tugiye kurambura ibyanditswe byera, tugiye kuzafata umwanya dusuzume ibya Antikristo, dusuzume iby'umunyabugome, dusuzume ibya Babuloni, dusuzume iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo, dusuzume iby'ihembe rito. Uzabane nanjye. Imana yadutumaho ubutumwa, kandi n'abidahuje n'iri jambo ngo uko ni ko Uwiteka avuga, ntimuzabyemere rwose. Iryo ni ryo hame ry'abantu b'Imana biga ibyanditswe byera. Mu buryo bw'umwihariko tugiye kwiga igitabo cya Daniel. Ndagira ngo mwibutse ya magambo navuze n'ejo narayavuze. Ndita ku izina Daniel. Izina Daniel bisobanuye iki? Bisobanuye ngo Imana ni umucamanza wanjye. Haleluya. Imana ni umucamanza wanjye. Maze bikanjyana mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 3 ku murongo wa 14, hakambwira iby'itorero rya nyuma. Itorero rizaba riho mu gihe giheruka, itorero ryitwa Laodikiya. Maze nkibaza ngo Laodikiya bisobanuye iki? Laodikiya bisobanuye ngo ubwoko bucirwa urubanza. Haleluya. Ubwo rero ubwo bimeze bityo, Daniel wiringiye yuko Imana ari umucamanza we, ahagarariye ubwoko bw'abantu bazabaho mu gihe cy'urubanza mbere yuko Yesu agaruka. Mbese uranyemerera tube nka Daniel? Mbese uranyemerera dukurikize inama ze? Mbese uranyemerera tugende nk'uko yagendaga? Tuzabisuzuma twitonze mu minsi dusigaje b'ibyumweru 2 kugira ngo dusuzume uko abantu b'Imana ba Daniel bagendaga, maze tubigane, bidutere kumenya Imana yacu kugira ngo tubashe gukora iby'ubutwari nubwo turi mu bihe bidasanzwe by'ubutegetsi bw'umufatangwe. Kandi ubutegetsi bw'umufatangwe buravuze ngo mugomba kwiringira igicucu cyanjye, mugomba kugenda nk'uko mbayoboye. Ibitari ibyo ngibyo umuriro uzava muri jye ubatwike. Ariko abantu bazi Imana yabo bazakomera gukora iby'ubutwari. Niko Mwami Kasikazi yabigenje, bajyanye mu muriro arabatwika, ariko barakomeye bakora iby'ubutwari. Ni twebwe, ni njyewe nawe dukwiye guhagarara kugira ngo dushikame kukuri kw'ijambo ry'Imana. Daniel ni icyitegererezo cy'ubwoko bw'Imana bugomba kuba cyo mu bihe by'imperuka, mu gusobanukirwa ubuhanuzi mu buryo bwimbitse. Mbese nka Daniel tugomba kwifuza kuba indahemuka ku kuri Imana yaduhishuriye. Imana izabitubashishe mu izina rya Yesu. Ndasoreza ku magambo nsoma mu gitabo Abahanuzi n'Abami. Abahanuzi n'Abami ku ipaji ya 375 hari amagambo nkunda cyane, kandi ndayakwifurije kugira ngo agukomeze umutima ukimara kumenya yuko turi mu gihe kidasanzwe kandi Kristo ari hafi kwimika ubwami bwe. Umwanditsi w'iki gitabo yaranditse ngo bagenzi dufatanije urugendo, turacyari hagati mu mwijima no kuvurungana no guhorera kw'ibikorerwa muri iyi si, ariko vuba bidatinze Umukiza wacu agiye kuza atuzaniye gucungurwa n'ikiruhuko. Kubwo kwizera ni mutyo duhanga amaso isi izaba yahawe umugisha nk'uko yagaragajwe n'ukuboko kw'Imana. Ubu wapfiriye ibyaha by'abari mu isi, ari gukingurira abamwizera bose amarembo ya paradizo. Vuba bidatinze urugamba ruzaba rurangiye kandi intsinzi izaba igezweho. Vuba bidatinze tuzabona ubw'ibyiringiro byacu by'ubugingo buhoraho bishingiyeho, kandi nitugera imbere ye ibigeragezo n'imibabaro byo muri ubu buzima bizaba ubusa. Ibya kera ntabwo bizibukwa kandi ntabwo bizatekerezwa.
nuko rero ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano ikomeye, kuko mukwiriye kwihangana kugira ngo nimumara gukora ibyo Imana ishaka muzahabwe ibyasezeranijwe. Haracyasigaye igihe kigufi cyane, kandi uzaza ntabwo azatinda. Ariko Isirayeli azakirishwa n'Uwiteka agakiza gahoraho, ntimuzakorwa n'isoni, ntimuzamwara iteka ryose. Nshuti z'Imana, ndakurarika mu izina rya Yesu kugira ngo bikomeze kuri Kristo. Nubwo bikomeye bite, nubwo abantu b'Imana bagomba guca mu misoto nk'uko tumaze kubibona turunguruka gatoya mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, ariko kunesha ni ukwa Yesu. Hahirwa bikomeza kuri we rero, kandi vuba bidatinze bagiye kumubona atungutse ku bicu, maze dufatanye kuvuga duti ngiri Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Imana izagufashe guhagarara muri urwo ruhande, nicyo ngusabira nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wanjye Yesu Kristo, amen. Ndakurarika ejo kugira ngo tuzatangirane urugendo rwo gusuzuma iby'imibereho y'abana b'Imana babayeho mu gihe cya Babuloni ya kera, kugira ngo tubyigireho uko dukwiriye kubaho, n'amahame akwiriye kuturanga, kugira ngo tube duhagaze dushikamye rwiteguye gusanganira Kristo anesheje inyamaswa y'igishushanyo cyayo. Mwifurije kubana n'Imana mu izina rya Yesu. Reka dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, tugushimiye ko tuyoboye muri iki kiganiro kigufi tujyanye n'abana bawe, ikiganiro kitwereka iby'insanganyamatsiko ikomeye y'igitabo cya Danieli. Ni ukuri kw'iki gihe, ukuri kudusobanurira imikorere y'umunyabugome muri iki gihe, utubuza kwambuka ngo tugere i Siyoni. Uduhe kubyitaho rero, ngo kugira ngo dusobanukirwe n'ibyanditswe byera, kandi turusheho kubimatana nawe no kukwisunga, ngo ubwo ugiye kwerekana uzasange amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Niko gusenga kwacu mu izina ry'uwadukunze Yesu Kristo, amen, amen.